musozi we mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi we mbese wiyita iki? biragaragara cyane urakanganye nibyo kandi biraboneka cyane uteye ubwoba n'ukuri ariko se wibwira kuri nde mbere ya Zerubabeli ariko se wiyita iki imbere y'umugaragu Zerubabeli? biragaragara cyane urakanganye nibyo kandi biraboneka cyane uteye ubwoba n'ukuri ariko se wibwira kuri nde mbere ya Zerubabeli ariko se wiyita iki imbere y'umugaragu Zerubabeli? yewe yewe wa musozi mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi we mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi we mbese wiyita iki? biragaragara cyane urarumbaraye amayira yose yarafunzwe na namwe ho guca ariko reka mubwire ibyawe ugiye gukurwaho uzahinduka ubusa gusa Zerubabeli abona inzira. biragaragara cyane urarumbaraye amayira yose yarafunzwe na namwe ho guca ariko reka mubwire ibyawe ugiye gukurwaho uzahinduka ubusa gusa Zerubabeli abona inzira. yewe yewe wa musozi mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi we mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi we mbese wiyita iki? ihangane kandi urwanya inziza byose irabishobora iyo iri mu ruhande rwacu burya nta mubisha. ibwire byose uyitegereze bikanga umutonomo ku isaha yayo mu gihe cyayo byose ibikora neza. ihangane kandi urwanya inziza byose irabishobora iyo iri mu ruhande rwacu burya nta mubisha. ibwire byose uyitegereze bikanga umutonomo ku isaha yayo mu gihe cyayo byose ibikora neza. yewe yewe wa musozi mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi we mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi we mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi we mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi we mbese wiyita iki?
hinduka ntikwita hindura umugambi wayo kandi ebyiri ntibesha ibihe n'ibihe ikora uko yahoze kandi ebyiri ntibesha ibihe n'ibihe ikora uko yahoze uko Imana itahinduka ntikwita hindura umugambi wayo uko Imana itahinduka ntikwita hindura umugambi wayo kandi ebyiri ntibesha ibihe n'ibihe ikora uko yahoze kandi ebyiri ntibesha ibihe n'ibihe ikora uko yahoze yabwiye Mose iti ndiho iti kandi nzahoraho nimusubire inyuma muhamba amahema mwiturize maze murebe bati se Mana ngiyi misozi izi ngabo n'iyi nyanja ko tugoswe turagenza dute iti muri abantu njye nkaba Imana bati se Mana ngiyi misozi izi ngabo n'iyi nyanja ko tugoswe turagenza dute iti muri abantu njye nkaba Imana uko Imana itahinduka ntikwita hindura umugambi wayo uko Imana itahinduka ntikwita hindura umugambi wayo kandi ebyiri ntibesha ibihe n'ibihe ikora uko yahoze kandi ebyiri ntibesha ibihe n'ibihe ikora uko yahoze irabisohoza have kwitiranya inzira hakurya yahoze n'ubu kwiri kwibaza ngo bizagenda bite aho yashaje nk'itagifite imbaraga nka kwa kundi yakoze ibya mbere n'ibindi bitegereze kwibaza ngo bizagenda bite aho yashaje nk'itagifite imbaraga nka kwa kundi yakoze ibya mbere n'ibindi bitegereze uko Imana itahinduka ntikwita hindura umugambi wayo uko Imana itahinduka ntikwita hindura umugambi wayo kandi ebyiri ntibesha ibihe n'ibihe ikora uko yahoze kandi ebyiri ntibesha ibihe n'ibihe ikora uko yahoze
nibesha ntihinduka kuko si umuntu uko Imana itahinduka niko itahindura umugambi wayo uko Imana itahinduka niko itahindura umugambi wayo nandime ebyiri igira nibesha ibihe n'ibihe ikora uko yahoze nandime ebyiri igira nibesha ibihe n'ibihe ikora uko yahoze uko Imana itahinduka niko itahindura umugambi wayo uko Imana itahinduka niko itahindura umugambi wayo nandime ebyiri igira nibesha ibihe n'ibihe ikora uko yahoze nandime ebyiri igira nibesha ibihe n'ibihe ikora uko yahoze abatashye baratashye iririre abagiye baragiye iririre imirimo yabo yagiye iba urikiye wowe uhora urimo omba wiyanduza abatashe baratashe iririre abagiye baragiye iririre imirimo yabo yagiba kurikiye uwo ruri muhomba wiyanduza yongwa abatashye baratashye iyoyo koko bw'igare buriye ibyo birabazwa buryo uhora barimaho omba yanduza abatashe baratashe iririre abagiye baragiye iririre imirimo yabo yagiba kurikiye uwo ruri muhomba wiyanduza ngo igikuba ni igicika iwanya amarasakava abo waruza abo wakunda ukababura zibuka yuko hariho isaha yo guhora ku ijuru ukaruye uvuga uti nzihorera wiyanduza abatashe baratashe iririre abagiye baragiye iririre imirimo yabo yagiba kurikiye uwo ruri muhomba wiyanduza abaziziruta ibitambo mwabatambye narwo urubanza zikarwishima hejuru imbabazi ziruta ibitambo mwabatambye mwe narwo urubanza zikarwishima hejuru buryo uhora barimaho omba yanduza abatashe baratashe iririre abagiye baragiye iririre imirimo yabo yagiba kurikiye uwo ruri muhomba wiyanduza yaba warubizi yaba wabimenyaga yaba warubizi yaba wabimenya ewe ngo yaba warubizi yaba wabimenyaga yaba warubizi yaba wabimenya ngo yaba waruzi ko ntandura ivugira ubusa ku gasozi ntarikaba itatonoma nta muhigo ipfumbuye yaba warubizi wakwizera Yesu nawe yaba warubizi yaba wabimenyaga ngo yaba warubizi yaba wabimenyaga yaba warubizi yaba wabimenyaga yaba warubizi yaba wabimenyaga ngo yaba warubizi yaba wabimenyaga yaba warubizi yaba wabimenya wowe ngo yaba waruzi iki gihe ko ari nk'icyo kuganoba abo mu gihe cye basuzuguye ibyo avuga maze amazi arabaniga yaba warubizi wakwizera Yesu nawe yaba warubizi yaba wabimenya wowe
yaba warubizi yaba wabimenye yangu yawe waruzi kuzamera itorero ritumbagiye dukerensa isoko yigahamuka rizagufata yaba warubizi wakwizera Yesu nawe yaba warubizi yaba wabimenyaga 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 Imana ni integurizwa y'ijuru yo Imana ni nyacyubahiro Imana ni integurizwa y'ijuru yo Imana ni nyacyubahiro abantu birahira ababahaye ababagabiye n'ababakebeye abandi birahira abababyaye ufite itungo hejuru akaryirahira mubyeyi atinda akabura imfura yanjye Imana ntabwo ari kwibigenza burya bikomeye isezerano ku bantu bayo irirahira ntakiriho yarahira ivuga rimwe ndetse kabiri iti Imana simpindagurika iyo Danieli Yobu na Nowa baguruka bakabambiyema iyo Enoke Elisa na Eliya baguruka bakabambiyema kose Mose Kalebu na Yosuwa baguruka bakabambiyema ibyavuze bikumvikana mu matwi yawe ntuterura uvuga uti Yesu nanjye ndaje ndengera amahame ntunyeganyege abanubwira ko twayobye abashishoza bazi ko twabataye abandi bati bibiri mu iterabwoba abanyamubiri ngo nugukabya ibyo bikomeye bize tubibone bizaza ryari kandi birihe saa n'umunsi nibyo n'ibihe Imana ibitinze iritari wakwigarura ishemo ibanga n'imbabazi iyo Danieli Yobu na Nowa baguruka bakabambiyema iyo Enoke Elisa na Eliya baguruka bakabambiyema rwose Mose Kalebu na Yosuwa baguruka bakabambiyema ibyo yavuze bikumvikana mu matwi yawe ntuterura uvuga uti Yesu nanjye ndaje ndengera amahame ntunyeganyege bibona burya hariho iby'agasumbirizo baribyuranyaga urasambana umugome umwe kabuhariwe akayinurerura unamuba mu bundi buryo uri nyarwenge kuko arimi agatoki nashimwe nshimwe ibyo ariko ntibyari ikibazo mu burire hakiri kare kubutsa abakunzi ba Yesu tindigabo mbona urutoke mu mboneza uwite kusoma inkuru za Berushaza na Herode amaze kwicisha inkota Yakobo agira ati ndikuza Petero marayika aramukumbanya Imana ni integurizwa y'ijuru yo Imana ni nyacyubahiro Imana ni integurizwa y'ijuru yo Imana ni nyacyubahiro Imana ni integurizwa y'ijuru yo Imana ni nyacyubahiro
nigitangaza 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 igitangaza cyabonetse mu rurembo rwa Dawidi yuko umwana w'umuhungu yavutse ku mwari Mari yahanuwe kuva kera n'abahanuzi bo hambere yuko umwari w'umukobwa azabyara umuhungu igitangaza cyabonetse mu rurembo rwa Dawidi yuko umwana w'umuhungu yavutse ku mwari Mari yahanuwe kuva kera n'abahanuzi bo hambere yuko umwari w'umukobwa azabyara umuhungu azitwa usumba byose umuziranenge azitwa Emanueli Imana iri kumwe natwe azitwa igitangaza Imana ikomeye kandi ubutware bwose buzaba ku bitugu bye azitwa usumba byose umuziranenge azitwa Emanueli Imana iri kumwe natwe azitwa igitangaza Imana ikomeye kandi ubutware bwose buzaba ku bitugu bye Manzariwe Satana yabimenye ko yavutse itagota impande zose ngo arebe ko yamuhita injira muri Heroda tuca abana b'abahungu abana bose arabamara ashaka mu mwami Yesu ariko ntiyamenye yuko uwo nguwo ari Imana idapfa ariko ntiyamenye yuko uwo nguwo ari Imana idapfa Manzariwe Satana yabimenye ko yavutse itagota impande zose ngo arebe ko yamuhita injira muri Heroda tuca abana b'abahungu abana bose arabamara ashaka mu mwami Yesu ariko ntiyamenye yuko uwo nguwo ari Imana idapfa ariko ntiyamenye yuko uwo nguwo ari Imana idapfa azitwa usumba byose umuziranenge azitwa Emanueli Imana iri kumwe natwe azitwa igitangaza Imana ikomeye kandi ubutware bwose buzaba ku bitugu bye azitwa usumba byose umuziranenge azitwa Emanueli Imana iri kumwe natwe azitwa igitangaza Imana ikomeye kandi ubutware bwose buzaba ku bitugu bye mushimiye yabikoze mushimiye yicaye ku ntebe igikora ibikomeye kandi yadukijije urupfu ese ubwitimanye Yesu igihe nta kimwe itaduha ubwo yadukunze cyane nta kintu nta kimwe itaduha mushimiye yabikoze mushimiye yicaye ku ntebe igikora ibikomeye kandi yadukijije urupfu ese ubwitimanye Yesu igihe nta kimwe itaduha ubwo yadukunze cyane nta kintu nta kimwe itaduha igitangaza 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 Nigitangaza igitangaza 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 Nigitangaza igitangaza Tangaza igitangaza Tangaza igitangaza igitangaza Nigitangaza igitangaza 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 igitangaza
amanuka kuko afite izina riruta ayandi mazina yo mu isi ntazigera kubabariza umutima kuko iwe waguhamagaye kandi yaguhisemo akuzi none ibikomeye azabyoroshya Mana yacu si amagambo si Imana y'ikimuga si Imana itinya ibikomeye ngo bayanure imvura ikubye Mana yacu irakomeye iyo yaremye isi n'ijuru ishobora ibidashobokera abantu bo bananiwe Mana yacu si amagambo si Imana y'ikimuga si Imana itinya ibikomeye ngo bayanure imvura ikubye Mana yacu irakomeye iyo yaremye isi n'ijuru ishobora ibidashobokera abantu bo bananiwe ibyo ubona bikakubagari ku mutima ntutuze ibyo bikwiye besha bigatuma ujya kure y'Imana ntakiruta kubambwa ku musaraba ubwo yihanganye n'ibabaro akanesha urupfu ku musaraba agahomba gutwara ijuru no mu isi uhangayitse ute ikiguteye ubwoba n'ikihe kw'ibikomeye azabyoroshya ibyo ubona bikakubagari ku mutima ntutuze ibyo bikwiye besha bigatuma ujya kure y'Imana ntakiruta kubambwa ku musaraba ubwo yihanganye n'ibabaro akanesha urupfu ku musaraba agahomba gutwara ijuru no mu isi uhangayitse ute ikiguteye ubwoba n'ikihe kw'ibikomeye azabyoroshya utigeze umera baguharabike bagusebya bagamije kugutesha ibara wowe wizeye ntuzamuveho utumvire Yesu wanesheje aburane n'abakuburanya kuko wamwubahishije bashaka bakuvunya uko utari bakuvuga uko utigeze umera baguharabike bagusebya bagamije kugutesha ibara wowe wizeye ntuzamuveho utumvire Yesu wanesheje aburane n'abakuburanya kuko wamwubahishije ibyo ubona bikakubagari ku mutima ntutuze ibyo bikwiye besha bigatuma ujya kure y'Imana ntakiruta kubambwa ku musaraba ubwo yihanganye n'ibabaro akanesha urupfu ku musaraba agahomba gutwara ijuru no mu isi uhangayitse ute ikiguteye ubwoba n'ikihe kw'ibikomeye azabyoroshya ibyo ubona bikakubagari ku mutima ntutuze ibyo bikwiye besha bigatuma ujya kure y'Imana ntakiruta kubambwa ku musaraba ubwo yihanganye n'ibabaro akanesha urupfu ku musaraba agahomba gutwara ijuru no mu isi uhangayitse ute ikiguteye ubwoba n'ikihe kw'ibikomeye azabyoroshya bikomeye azabyoroshya ibikomeye azabyoroshya bikomeye azabyoroshya ibikomeye azabyoroshya hangane azabyoroshya ibikomeye azabyoroshya senga Imana azabyoroshya ibikomeye azabyoroshya bikomeye azabyoroshya ibikomeye azabyoroshya bikomeye azabyoroshya ibikomeye azabyoroshya imbere azabyoroshya ibikomeye azabyoroshya senga Imana azabyoroshya
ibikomeye azabyorosha. banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Haleluya bubatsi banze wa mana we Haleluya bubatsi banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Doribuye abubatsi banze wa mana we Doribuye abubatsi banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Haleluya bubatsi banze wa mana we Haleluya bubatsi banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Doribuye abubatsi banze wa mana we Wani Yesu abanyamategeko bahinyuye Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Haleluya bubatsi banze wa mana we Haleluya bubatsi banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Nibutse ibyaya myaka igihumbi tumanutse dukandagiye kurerayo no uwo mwama tubereye ukomeza imfuruka Haleluya bubatsi banze wa mana we Haleluya bubatsi banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Nyiririmba nibutse ibyaya mafarashi yera Yesu umwama turangaje imbere niye farashi Uwo Yesu atubereye ukomeza imfuruka Haleluya bubatsi banze wa mana we Haleluya bubatsi banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Nyiririmba nibutse ibyaya mafarashi yera Yesu umwama turangaje imbere niye farashi Uwo Yesu atubereye ukomeza imfuruka Haleluya bubatsi banze wa mana we Haleluya bubatsi banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Nyiririmba nibutse ubw'imandiza bivuze Kanyanka ko guhumbya duhuriye ku bicu Uwo mwama tubereye ukomeza imfuruka Haleluya bubatsi banze wa mana we Haleluya bubatsi banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Nyiririmba nibutse ubw'imandiza bivuze Kanyanka ko guhumbya duhuriye ku bicu Uwo Yesu atubereye ukomeza imfuruka Haleluya bubatsi banze wa mana we Haleluya bubatsi banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Nyiririmba nibutse ibyaya mafarashi yera Yesu umwama turangaje imbere niye farashi Uwo Yesu atubereye ukomeza imfuruka Haleluya bubatsi banze wa mana we Haleluya bubatsi banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Nyiririmba nibutse ibyaya mafarashi yera Yesu umwama turangaje imbere niye farashi Uwo Yesu atubereye ukomeza imfuruka Haleluya bubatsi banze wa mana we
turi mu rugendo tugeze ku iherezo, turimo tugenda tw'iyo badapfa, dusatiriye ubwami bwera twategerezaga, turimo tugana mu gihugu cya Imanueli. Nkumbuyeyo, 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 Isiyoni ndahakumbuye, Imanueli ndamukumbuye, nkumbuye uw'inyingoma, nkumbuyeyo, 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 Isiyoni ndahakumbuye, Imanueli ndamukumbuye, nkumbuye uw'inyingoma. Ikombe nshidikanya mana, isoko mburamumaro, isayo gahinda gasaze ndetse n'abiruhanya, izo nzitane ndetse n'izindi tutiriwe tuvuga, ku bagenzi byaduhaniye isabune y'abameshi. Nkumbuyeyo, 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 iyo badapfa ndakumbuye, nubwo ibigusha biri mu nzira, nkumbuye uw'inyingoma, nkumbuyeyo, 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 iyo badapfa ndakumbuye, nubwo ibigusha biri mu nzira, nkumbuye uw'inyingoma. Rugendo tugikomeje kugenda, hari inyanja yambukwa, uretse Eliya na Henoti n'ahandi hariho ho kunyurwa. Urukundo ukunda umwami Yesu nirwo musare wambutsa, urupfu ntirugusatira nk'iyi nyanja, ntumbaze uvogere ufate hakurya. Tudutangayuza abatashye, tudutangayuza abahobere, uza abakunzi bari mu nzira, aho abagenzi bategerereza, umurimo w'imigoma. Tudutangayuza abatashye, tudutangayuza abahobere, uza abakunzi bari mu nzira, aho abagenzi bategerereza, umurimo w'imigoma, umurimo w'imigoma, umurimo w'imigoma.
wari ukwiriye kuza, umutware yasohoye i Yerusalemu. Inkuru z'uwo zatugezeho, uko abungeri zabagezeho, ko Mesiya wari ukwiriye kuza, umutware yasohoye i Yerusalemu. Aho ngaho i Yerusalemu, mu mudugudu w'i Betelehemu. Aho ngaho i Yerusalemu, mu mudugudu w'i Betelehemu. yewe 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 Betelehemu, uri mutoya oya. yewe 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 Betelehemu, uri mutoya oya. Yageze ku banyabwenge, kubw'inyenyeri yabashyiriweho, arayoboza Herode umunyamubiri, usabwe bwica n'ubu kandi bene abo bariho. Ababyeyi benshi babonye intambara, bambarwa amaraso ruradudubiza. Hahirwa Yesu wari ukwiriye kuza, tubiganirama n'ubura sheri naragahoza. Aho ngaho i Yerusalemu, mu mudugudu w'i Betelehemu. Aho ngaho i Yerusalemu, mu mudugudu w'i Betelehemu. yewe 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 Betelehemu, uri mutoya oya. yewe 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 Betelehemu, uri mutoya oya. Kazi wacu mu rusengero, somerwa ibyanditswe ukunde gusenga. Uzamenya Yesu ubusa uruhinja rwo mu kiraro cy'inka, yitwa Jambo. Iryo jambo ritabaza rimurikira abagenzi, bamaramaje bagana i Yerusalemu. Muri iyi minsi i Yerusalemu nahasomerwa Bibiliya yera, iyo ngiyo yo ku banyabwenge, inyenyeri iyobora ururembo rw'ubugingo. Muri iyi minsi i Yerusalemu nahasomerwa Bibiliya yera, iyo ngiyo yo ku banyabwenge, inyenyeri iyobora ururembo rw'ubugingo. yewe 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 Bibiliya yera, uri mutoya oya. yewe 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 Bibiliya yera, uri mutoya oya. Bibiliya ni inzu y'imitsima, Betelehemu itari y'umubiri. Bibiliya ni inzu y'imitsima, Betelehemu itari y'umubiri. yewe 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 Bibiliya yera, uri mutoya oya. yewe 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 Bibiliya yera, uri mutoya oya. yewe 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 Bibiliya yera, uri mutoya oya. yewe 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 Bibiliya yera, uri mutoya oya.
Kristo umwami Imana, igitego cyarinjiye. Sari aziyo Mana tugeze yemwe kugufa. Sari muri rugati twikomera mu mashyi. Tuzarivu izimpundu hihi, kuko tuzaho yadukuye, igitego cyarinjiye. Ugitangira inzira Yesu wehe mwami wanjye, aduteze iminsi bavuga ngo ntituzayikomeza. None tukuri inyuma Yesu wehe, turiho mwami kuko bishatse, turagera ikirenge mu cyawe, igitego cyarinjiye. Twaratsindishirijwe, 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 igitego cyarinjiye. Ukuri ubu twe turatuje, muri Yesu nta mbogamizi. Ibyabaruzi burya byari kera, turi kumwe n'Imana ikiza. Ducumuye turataga tuti Yesu we, twasitara tugataka tuti Yesu we, ati muhumure mbaza amazina, igitego cyarinjiye. Amaraso ya Abeli cyangwa y'indizi z'amahembe, twegerejwe amaraso ya Yesu uyitame, avuga ibyiza kuruta ya Abeli. Itugitambaye amafu ya Eva cyangwa inuma zinungura oya, idutumbiriye amategeko yamanutse Sinayi, nazapfa nzakira simbizi yo muri purigatori. Twaratsindishirijwe, 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 igitego cyarinjiye. Tuzari aziyo Mana tugeze yemwe kuguha. Tuzari kuri rugati twikomera mu mashyi. Tuzarivu izimpundu hihi, kuko tuzaho yadukuye, igitego cyarinjiye. Tuzari aziyo Mana tugeze yemwe kuguha. Tuzari kuri rugati twikomera